nongeye kubasuhuza abakunzi ba Zirimo Market TV, nongera gushimira buri muntu wese wakanze subscribe kandi nawe utarayikanda uyu ni umunsi wo gukanda subscribe. By'umwihariko shimira buri muntu ureba video akayirangiza, rwose uri umuntu w'ingenzi kuri ino channel yacu. Wumve ko ngushimiye, mwifuriza imigisha myinshi, Imana igikurinda aho ugiye hose, igikurinda imitego y'abanzi, ibane nawe mu bikora byose byawe bya buri munsi. Rero sinirwa mvuga menshi, hano kuri screen zanyu muri kuhabona iki? Muri kuhabona moto. Iyi moto uri kuhabona hano, iyi moto muri kubona mwese hano kuri screen yanyu, iyi moto iragurishwa, iri kugurishwa amafaranga makeya cyane. Rero umuntu wese waba wikeneye hamagara kuri zino nomero ziri kuri screen, ukaza rwose tukakuyera moto nziza kandi ikomeye. Iyi moto rero iragurishwa amafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda. Miliyoni 1 y'amanyarwanda iyi moto niyo iri gushakwamo, kandi no moto irakomeye. Uri kubona ko amapine yacyari mashyashya, kandi rwose n'ibyangombwa byayo byose birahari, biruzuye. Ubaye ukeneye rero wadamaga kuri zino nomero arizo 0783 48 211, ukaza tukakuyera moto nziza kandi ikomeye. Ikintu nakubwira cyo, dufite n'izindi moto nyinshi cyane guhera ku mafaranga 700 kuzamura kugeza kuri 2,500,000. Urabasha kuba waza ukifatira moto nziza kandi ikomeye, ya moto uzagendaho rwose ukavuga kuri kugenda kuri moto. Umuntu wese waba ukeneye moto yadamaga kuri zino nomero, ni karibu.